Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda, tunejejwe no kongera kubana namwe wa mwanya wo gusengana n'abo tubana mu rugo. Twagarutse ngo dusangire ijambo ry'Imana riri kudufasha, turirimbane iza ndirimbo nziza tujye dufatanya kandi biragenda neza. Imana irabana natwe. Reka dutangire n'isengesho dukomeze. Uwiteka Mwami ndagushimira guhimbaje, ushimiye kuri umubyeyi wacu, ushimiye kuri Imana yacu bwite, uri Imana dukunda. Aka kanya Mwami duciye bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo Mwami izina ryawe rishyirwe hejuru. Tweretse gahunda zose kugira ngo Mwami uziyoborere, ntabwo ari twebwe izina ryawe rihabwe icyubahiro, byose ni mu izina rya Yesu mbyatsi mbyambaje, amen. Reka dufatanye kuririmbana rero indirimbo 66 mu gakiza ivuga ngo nageze ku Mwami Yesu. Nageze ku Mwami Yesu, none mu mutima wanjye harimo izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye Umwami Yesu, ndirimbana umunezero, umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, agakiza ke muri njye impumura mu mazi. Umutima uraririmba yuko nawe rwose, negereye Umwami Yesu, ndirimbana umunezero. None Umwami Yesu Kristo namubereye ubuturo, ndetse nawe umufasha umwuka w'isezerano. Umutima uraririmba yuko nawe rwose, negereye Umwami Yesu, ndirimbana umunezero. Haleluya. Amen. Iyi ndirimbo ni nziza, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umutima uraririmba kuko nabohowe rwose, ngo negereye Umwami Yesu, ndirimbana umunezero. Turashimira Imana yuko twahawe agakiza kayo ku buntu, kuko niko gatumye twicara imbere yanyu tubabwira izina ry'Imana, kuko turi kubabwira Yesu twamenye, tukamwakira akaduha amahoro yo mu mutima. Nakakira na Sheri akatubwira ijambo ry'Imana riri kudufasha kuri uyu munsi. Imana iduhane umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi ndumva reka tuhavuge kugira ngo dukoreshe umwanya mutoya. Muri Matayo 6:33 haravuga ngo ni Yesu warimo bivuga, aravuga ngo mumaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose n'ibindi byose muzabyongererwa. Hanyuma niyo usomye mu itangiriro hari ijambo Yozefu amaze gusobanura inzozi Farawo yavuze, abwira ngo abari bateranye mu nama bose, aravuga ngo twakura he umuntu umeze nk'uyu ngo urimo umwuka w'Imana. Mu by'ukuri inyamukuru intego dufite uyu munsi Imana yashyize ku mitima yacu ni ukukubwira ngo hari ibintu byinshi ushobora kuba ukeneye, ushobora kuba ushaka, hari ibintu byinshi ushobora kuba ufite, ariko ikintu nyamukuru kibanziriza ibindi byose, nubwo n'ibindi byose wagira ari iby'umumaro, ari iby'agaciro, ariko ikintu gihetse byose wagira n'ibindi byose wagira bigahita bigira agaciro karenze kuko icyo gifite. Icyo tuje kukubwira icyo ni iki rero, nicyo twasomye, ni ukwakira agakiza. Ngo kuko Imana yadukunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo yari ifite umwe gusa w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo
ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma hari n'ijambo rivuga ngo ubwo Imana yatanze umwana wayo ikamutanga ku bwacu ngo izamurute kumudana n'ibindi byose. Rero nshuti yanjye, hari mw'iyi minsi hari ikibazo cy'ubushomeri, abantu babuze akazi, ariko kandi ugasanga ku rundi ruhande hari none ikibazo cyo kubura abakozi, abantu babuze abakozi. Kubera iki rero? Hari ahantu rwose n'ubu ngiye hari ahantu nzi hari umwanya rwose ubereye aho, hagezemo abakozi barenze umwe birabananira baragenda. Ubu umukozi byarangiye bosi afasha abasanzwe bari mu kazi abongerera inshingano, izo nshingano aziha abakozi basanzwe bakora muri iyo kampani. Kubera iki? Habuze umuntu w'inyangamugayo usimbura uwahozemo, wabonye akandi kazi ajya mu kandi kazi, aho yavuye habura umuntu w'inyangamugayo ukajyamo. Mu by'ukuri muvandimwe udukurikiye, turakwifuriza kwakira Kristo umwami n'umukiza. Atari ubu ngubu usanga agakiza cyangwa se kwitwa umukristo bitagifite agaciro cyane, ariko mu by'ukuri iyo ukijijwe neza ukaba uri umuntu wizeye Imana bya nyabyo, biguhesha kuba inyangamugayo. Bituma umuntu w'agaciro niba udafite amashuri menshi, niba udafite ibya mirenge, niba utazwi cyane, ariko iyo uri inyangamugayo ukijijwe neza ubirimo neza, nukuri bituma uba umuntu w'agaciro. Niba ibyo wagira byose bituma biba iby'agaciro. Ikindi ugira amahoro atarondoreka. Reka mbe mugufi mu magambo, ariko nababwiye ibyo umwami wavuze ngo Farawo yaravuze ngo iyo nama ngo yanejeje Farawo, ngo iyo nama bari bamaze gukora nyuma ko Yosefu yari amaze gusobanura inzozi. Kandi iyo ukurikiranye amateka ya Yosefu ntiyizi, ariko umwami yaravuze ngo twakuraho umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Uwo muntu rero arakenewe. Muvandimwe, nakubwira ngo nawe icyo ukeneye niba utarakira Kristo, niba udafite iki kintu, cyangwa se niba ufite agakiza ariko ukaba utabirimo neza, ukaba mbese ubunyangamugayo ntabwo ufite, kumva ukijijwe byo kuba waba uri mu bantu cyangwa utari mu bantu, uri mu rusengero cyangwa utari mu rusengero, urahagaragara cyangwa atagaragara, ubwo wumva ko ugomba gukiranuka no gukizwa. Ubwo bigerageze uko ubishoboye. Icyo kintu niba utagifite niyo waba ukijijwe rwose, icyo nicyo ubura, nicyo uri kubura. Kuko hano hanze hari abantu bafite amadiplome menshi akomeye, hari abantu bafite ubwenge n'ubuhanga buhanitse, ariko babuze iki kintu bituma ibyo bafite bitagira agaciro. Niyo babonye akazi ntibakamaramo kabiri, birangira bafunzwe, birangira bishwe n'ibirwara n'ibiki byose. Kubera iki? Ntabwo icyo kintu bagifite. Rero muvandimwe, inshuti yanjye, niba udakijijwe wakwakira Kristo umwami n'umukiza, kuko Imana yaradukunze, nawe mu yakunze urimo, itanga Kristo kugira ngo utazaribuka, ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Ibyo wagira byose, hari umuhanga bigeranije nk'uko urugero, niba ufite, iyo wanditse miliyoni, buriya miliyoni ihabwa agaciro ari amazeru yose abiri inyuma 6 habwa agaciro na rimwe ibanza. Iriya rimwe rero twagereranya n'agakiza umuntu aba afite. Hanyuma ari amazeru yandi tukagereranya n'ibindi umuntu yagira. 0 tukayigira wenda tuvuge amashuri ya segonderi, tukayigira amashuri ya kaminuza, tukayigira akazi, indi tukayigira umugore cyangwa se umugabo, indi tukayigira abana n'ubundi butunzi wagira, byose bikaba amazeru. Ibyo bintu byose rero bifite atari Kristo ngo abibanzirize ab'imbere, ntacyo bivuze nk'uko ari amazeru 6 yose atabanjirijwe n'ira rimwe, byaba ntacyo bivuze, byaba ari amazeru nyine. Rero tukifurije kwakira Kristo umwami n'umukiza, kandi ukamwakira by'ukuri atari iby'ubu ngubu, kuko biragoye. Natwe tuba dusaba Imana ngo idufashe tubemo neza, kuko ntabwo byoroshye bitewe n'isi turimo ya none. Imana iguhe umugisha, kandi niwumva ijwi ry'Imana mwinangira umutima, kuko Kristo aragushaka. Yesu abahe umugisha. Reka Asheri anyunganire agira icyo yongeraho, hanyuma dusenge. Aleluya. Amen. Sheri, Imana imuhe umugisha. Nta kindi umuntu aba akeneye usibye kwakira Kristo muri we akamugendana. Ijambo ry'Imana rindi riri kudufasha riri mu Mubwiriza ibice 12 umurongo wa 9, tayito yayo ivuga ngo nta kindi gifite agaciro atari ukubaha Imana. Ijambo ry'Imana rindi rikongera rikatubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nta handi hari amahoro, nta handi hari gutabarwa, nta handi hari icyizere cy'ubuzima usibye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Dusaba Imana kugira ngo iduhe agakiza atari ako
kuvugisha ku munwa gusa, ahubwo twere imbuto aho dukora, aho tugenda, ku buryo utazaza ujya imbere y'abantu ukababwira ati nyamara ndi umukristo, ubibabwira batabikubonamo, bagomba kubikubonamo mbere y'uko ubibabwira. Imana igomeze kudufasha kandi tugirire neza, tumwakiriye, nta kindi gikenewe atari ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, mu buzima bwacu. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge dusoze kandi dusubike naho ko tuzakomeza, kandi Imana ibamugisha kumva mwabanye natwe. Turagushimiye mwami Imana yacu kwabanye natwe, umugisha mwene data cyangwa mushiki wacu agukurikiye, uhaze kwifuza kandi umurikira ubugingo bwe. Muhana umugisha natwe, ijambo ryawe rikomeze kwaguka muri twe. Turi abana bato cyane, ntabwo twamenya ko bisobanura, ariko Umwuka Wera akomeze kugenda avomera ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turabakunda cyane.